ya nizere ko rero mumeze neza mwebwe mugiye mudukurikiranye ahantu mu bice by'igihugu cyangwa se n'abari inyuma y'igihugu mu bice bigiye bitandukanye. Reka tubanze dusuhuze abo mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali aho bakunze kwita mu murwa. Tunasuhuza n'abadiaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino. Uyu munsi rero nk'uko mubibona twahostinze abatumirwa babiri, nibo bantu dufite tugiye gukorana ikiganiro kitari kirekire ariko kitari na kigufi. Mumeze mutese? Isana hari ibintu murakomeye cyane zose. ako murazamura ijwi nk'abagabo. Meze fresh. Murakomeye? Turakomeye narebe. Mwarambwiye ngo rero twazagirana ikiganiro uyu munsi turabatumiye. Reka dutangire twibwira abadukurikiye. Ngewe nitwa Giri nk'uko mubizi, nakiriye abatumirwa bakwita. Nitwa Krozo. Krozo bisobanuye Krozo nyine Krozo. Wenda hari abagukunda bashobora no kumenya Krozo bishatse nko gusobanura iki? Krozo se bana Krozo nyine na kantu na numvise numva ndagakunze deni numva ko nagomba nanjye kukiyita. Ubusobanuro bwako n'ubuzi nawe muntu hari abariro abantu bakunze kudukurikira bakunze kutubwira ko hari abantu b'abastari cyangwa se abantu bakigira izina, hari amazina bagenda bita ashobora kuba anakomeye no mu bundi buryo. Izina nka Krozo kuki warihise? Brother Krozo ubundi mu busanzwe nyine nitwa Claude. Ariko iyo nshatse guhina nyine ngashyiramo utuntu tw'utumanyeri soshona ni Krozo. Uramutse usanze wenda ari nko mu kindi kirimi wenda ugasanga ari nk'irimbi wabigenza ute? Bro ari nk'irimbi mwana ubwo baba bakinguramo nyine. Mwabyumvise? Ntago ari ibyo. Oya reka tubyimagine kuko nawe byakunaniye kubisobanura. Noneho mu mazina wiswe n'ababyeyi ninde? Ubundi nitwa Uwamungu Claude. Uwamungu Claude? Ya. Mugenzi wawe? Nanjye nitwa amazina yanjye nitwa Ineza Lucien. Ineza? Yes. Gusa ibyo ndi gukoresha muri filime tugiye kujya tubahereza nitwa Lucien na Claude. Lucien Claude, mwatubwiye ko hari projet mufite mushaka kugeza ku banyarwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino kuri isi ya Nyagasani. Isi yo projet ite? Brother reka nkubwire, ukuntu bajya bavuga ngo ushonje uhishiwe kibita show. Man, harimo ikintu bita igikoresho muri projet tugiye guha abanyarwanda, tugiye kubakubita hano hanze, ahantu bazajya bayisanga kuri Hano Hose TV, Media TV, hano none cyangwa none none Media TV bro. None rero Media TV ni iki kintu muhishiye abanyarwanda? Hariho abantu baje barakora koko, ni iki mwebwe abantu babitegaho? Ni akaye gashya mugiye kuzana kugira ngo noneho n'abantu bazabona iki kiganiro bazavuga ati tugomba kujya kuri None TV tugira ngo tubone ibyo biganiro? Ni iki kintu kigomba gukurura abantu mwabizeza? Ikiriho cyo nuko ikintu cya mbere twakizeza abafana bacu cyangwa abazaza badukurikira kuri no channel ya None TV, nuko tuzakora uburyo bushoboka bwose tubahe bya bindi byitwa ko byabuze. Twe nago muri tugikora ko tuzakoramo ibintu bya sinema, dukore n'ibintu bya filimi, dukore n'utuntu tw'udukomedi, n'ikindi tuzadukora n'ibiganiro tubereke uko bimeze, tubabaze namwe uko bimeze, mutubwire bibaye na byiza mwajya mwandika no muri comment hasi mukatubwira ati gutya n'ibitekerezo byabo turabikeneye by the way, katubwira uko bimeze. Gusa icyo tubayeshiye cyo bo bicare tubakurikire channel yacu
ni ibintu ni fresh, ishusho ryiza rimeze neza, sound imeze fresh, abakinnyi b'abasitari bazi nabo tugiye kubamanukana kabisa, ku buryo iyi channel igiye kuba mu za mbere zigiye kubustinga zikajya hejuru. Bo badufashe gusa nk'abafana bacu cyangwa abakurikira bamenye kabisa, kore subscribe, kore like, sharing abagenzi bawe, ubundi dukomeze dufashanye nk'abanyarwanda kabisa. Birumvikana. Ese ubundi mujya gutekereza iki kintu, ubundi ninde wazanye icyo gitekerezo cyangwa se icyo gitekerezo ubundi cyari kigamije iki? Igitekerezo cyo gufungura channel, cyo kugira group, cyo kuzana group. Ibi bintu twabitangiye kera, ashize igihe kabisa tubirimo, ariko bikamera nka bya bintu nyine biri aho ngaho. Ari ukuntu uba mu kintu ugikunze ariko ukakibamo umeze nkaho uri mu bandi ari abandi bagufasha cyangwa bagira n'iki. Twebwe ikintu dushaka ubu ngubu, dushaka ngo natwe dukore ibintu byacu, tureke kuguma twihisha inyuma iyo ngiyo, ahubwo natwe dutere ikirenge tuze tugaragare, tugire nicyo kintu cyadupushinze kiravuga ati reka natwe tuze twiyereka abanyarwanda icyo dushoboye. Buriya iyo umuntu afite impano ntabwo akwiye kuyisha, natwe twaje ngo tubereke impano, tubereke vibe, natwe duhagaze, ahubwo mujye mutubwira ngo bimeze gutyo. Ese ubundi mutangira muri bangahe? Twatangiye turi benshi, turi umubare mwinshi gusa, ariko urumva twebwe tumeze nk'abantu bafashe bakavuga ngo reka dushaka uburyo turumva ibyo twari turimo twabaye nk'ababiretse, ahubwo tumera nk'abafundi ibyacu ntabwo turi benshi cyane, ariko nabwo navuga ko turi bake cyane. Umuntu ushatse kubajoyininga rero bica mu zihe nzira, asabwa iki? Ushaka kutujoyininga ntabwo bigoye, cyambere nuko ibintu ushaka kuzamo bikunze, ukaba ufite ubwitange, wumva kabisa ko ibintu uri sere yabyo. Kandi ikindi tuzatwaprodinga nk'ikiganiro cyangwa filime runaka, tugerageza dushiremo nimero zacu, ku buryo ushaka kuba wagira icyo tubaza cyangwa ushaka kuba wajoyininga nk'uko wari ubivuze, waduhamagara ubundi tukagufasha nta kibazo. Umuntu iyo abashatse nyine byimbitse abakura he? Ku mbuga nkoranyambaga zihe, kuri telefone se he? Ubungubu imbuga nkoranyambaga ubu turi gukoresha, urumva ntabwo turatangira kuba twajya mu bintu byinshi cyane. Ubungubu urubuga turi gukoresha ni urunguru rwa YouTube channel, ariyo None Media TV, niyo muzaza muba mutubonera gusa, ariko nihagira igihinduka twabamenyesha mu kiganiro cy'ubutaha tuzakora. Birumvikana. Claude wowe nka Claude ajye ni Claude Close bro. Close. Umuntu ushatse kuba joining ni cyo kintu cya mbere mu musaba? Brother, ikintu cya mbere njye navuga, nanjye naba naragendeyeho, ni ukuba ukunze ibintu ugiyemo, ukaba ufite impano, ukaba nta buto ufite. Noneho tukiri aho, hari uburyo bubiri mbonamo ibintu. Hari uburyo bwa mbere ushobora gukundamo ikintu ariko udafite impano, uwo muntu mumufata mute? Aramutse abikunze ariko nta mpano afite. Ushobora gukunda ikintu ariko nta mpano, ariko ukaba wagerageza gukora icyo kintu. Ndabeshya se? Ushobora kuba nta mpano ufite, ariko burya mu ishuri abanyeshuri bose siko baba bazi ubwenge. Siko baba bazi ubwenge, hariho abagerageza ugasanga birakunze, hariho n'abagerageza bikanga. Nshatse kuvuga ko uramutse ukunze ariko nta mpano, ushobora kuza ukagerageza. Wowe yabigeraho bikanaza. Hari igihe ugeraho ngo bikaza kabisa. Turimo turanagenda rero tugana ku musozo, ntabwo turi burambire abantu badukurikiye. Ni cyo kintu mwabwira abantu badukurikiye? Nibadufashe, nicyo kintu cya mbere. Bafashe iki? Badufashe bakore share, subscribe n'amakomenti menshi cyane, badushyigikire muri buri kimwe cyose. Urabona
turaje umugani wa Skype niwe ujya uvuga ngo icara wige mu gihe namwe kubicaza se bro ariko byanashoboka nanone nawe ukuntu nakwicaza ushobora gutinda mani mu bintu nge nkaza nje ari ukuntu ufatira indazi sibyo uguma n'indazi mu ntoki bro ukisanga usigaranye amavuta gusa kandi indazi baritwaye byagiye baritwaye ko ni maji apana maji bane bana maji mbese ugiye kuzanira n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose maji twe tugiye kuzanira umunyarwanda umwihariko umwihariko w'ibyo dukora apana bya bindi byo gufeka uterateranya no twe tugiye kuzana bya bindi by'umwihariko bimwe bya hatari niyo mpamvu nkubwiye ngo baricara biga ngaho nguko rero mugiye ngo muri kubabona ni abasore babiri ariko bashaka kutugezaho sinema cyangwa se sinema mwumvishe na komedi n'ibintu by'ibiganiro bise nicyo babwira abadukurikiye tuyukana ku musozi. Icyo nabwira abadukurikiye ntabwo ndi bujye kure ku byo Claude yaravuze. Ikintu dukeneye cyo abanyarwanda n'ubundi bintu tuzanye ni ibyanyu n'iyicano ni yanyu kabisa mubifate nk'ari iyanyu kabisa. Mwebwe ikintu abanyarwanda bakwiye kudufasha inshuti zacu bavandimwe udufashe no cyane mu isharinge bagenzi banyu. Comment zanyu zirakeneye zo kutugira igitekerezo cyose waba ufite ushaka kutugira twe turi tayari wakandika ukatubwira ubundi natwe ukadufasha tukazamuka kabisa. Amaboko y'abanyarwanda ni dukeneye abafite abashaka nko gukanda akanyenyeri no ruca akanyenyeri bana ariko uravuze ngo gukanda akanyenyeri ni iyihe message mu buzima ubona muri telefone kagushimisha man kariya kaboro ka have saved man nasiko niyo ari igiceri cy'amafaranga 10 uhita wumva hari ukuntu bisa bihinduka mu mutima negeze kubigarukaho navuze ko ari nimero za dutanga buri ko twapodinze tuyitanga buri video zawe zifite iyo nimero aba igitekerezo ushaka no kujoininga nako kanyenyeri ubwo bufasha bwawe bwo turabukene bakanyigiriza ese izabaruye kuri ndo hagati ibyo ni ibanga kandi ntuzajye bigerageza ahubwo babigerageze bamenye umuntu ibaruyeho babikore bamenye umuntu ibaruyeho bamenye ngo ni ibi ndaye nguko rero turimo turanagana no ku musozo twe twahostinze Elise na Claude mu gihe ikintu cya nyuma mubwira abantu cya nyuma bana turabakunda kandi natwe ntabwo dushidikanya ko badukunda sibyo cya kabiri no kudushyigikira nyine badufashe none Media TV bakore share subscribe badushyigikire bakore share subscribe my brother none natwe tugire tubaho ibintu byiza man tubaho ibintu bya hatari impano abana barari bafite impano tubereka abana b'abanyarwanda ikintu bashoboye dutandukanye na babandi bo inyuma iyo ngiyo mu biferege bisengo bahinga ikintu cyane bo baduhe sabu yayo turayikeneye share kurambure mu magambo subscribe bayiduhe kabisa amaboko yanyu turayakeneye kabisa ubundi tuzamuke ngaho nguko rero turashoje cyari ikiganiro kigufiya tuzagenda dukora n'ibindi birambuye nuko ari ikiganiro cyo kwakira cyangwa se cyo kugira ngo tugaragaze ko hari cano igiye kujya itambuka ibikorwa runaka ngaho nguko none Media TV ariko hari na nimero 1 shago kubatamo akanamba twanayibatamo washaka kuba igitekerezo cyangwa ashaka kujoininga group azi icyo ashaka ariko apana babandi bo kujya bahamagara umuntu bamubwira ubusa kandi abantu nabo babaho bavuga ubusa baba kangahe 078 954 152 iyo nimero ni ya group nimero ni ya group shaka kugira icyo tubwira saa yari yose wahamagara ibiriho wakitabwa
icyo ushaka bagufasha nta kibazo. ya murakoze cyane turabashimiye kandi mukomereze aho ngaho. Murakoze cyane. ciao ciao.